nakazanira agakobwa kakadegedege kakana ariko nani mfite ubwenge ngusa umuzanye akiri mutoya karakana gatoya kariko kangunda cyane kuko kano karize kageze mu shuri ariko nge ndabona ageze mu yaciyemo kuvuga ngo kano wagira ngo ni mutoya kandi ari umukecuru we nakakobwa kanje nakana kanje lemon parankwi akanyanga mu mutaranda kakuroba abakobwa bafite igisika cyiza dara kurwara dubarete tangura mu minsi kwande menya yikiva ku gisika cya mama ntabwo mara ataragoje mu kanwa neza kuko ari ibintu binanira no kuwe yewe nemeye nta gahato ko wowe iradukunda sumu umbera umugabo yewe niko kubona umusere banyurongora ingurube ntabwo bishoboka ingurube ninde wa ingurube nawe wantumbiwe niko wanturowe niwe mbuze lemon parankwi akanyanga mu mutaranda kakuroba nshaka Juno niwe nshaka kuko mukunda nta Joyeuse wa Juno hari wari meme wande Joyeuse wa Juno Juno zacuruza amasafuriya cyangwa amasahani advance ariko ngiye mfasha pe ntiyamira Joyeuse ni kuragarukira hariya ndashaka kuzamuha last warning hari igihe abonye azasara yarabaye nk'igicucu yarabaye nk'umusazi yirirwa yigaragura ngo arashaka Joyeuse aravuga ati ikigoryi nk'icyo aho kujya ukimfireho kampfe kugisohokana ntago dukeneye inkende ziza kwitoreza kuri Juno bayijyane muri parike yegere ingenzi zayo mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe susi ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru muri kuneza twaduca tuwese reka twikomereze gutya imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge n'ibiga imibare nyirayo ni umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu 666 na gatandatu nayo ni umubare imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge n'ibiga imibare nyirayo ni umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu 666 na gatandatu nawo ni umubare iyo ushaka kwidagadura bita umuziki mu rugo ntabwo ati mwebwe turaje twigurira akantu ubundi tujye muri salo tugake tukijye umuziki turaba tudasohotse eba tureke gikanira utazabo nasetse imbavu zirashya ryitwa imyidagaduro mu kinyarwanda niyo karasisi kakorwaga n'ihene cyane cyane zimaje kugimbuka z'imitavu zikiri ntoya nibwo bavugaga ngo ihene zirimo kwidagadura hidagadura ihene ntabwo hidagadura abantu icyo kinyarwanda nacyo gikwiye guhinduka yogusha arakundaga igihugu mana we wamushaje kuko hidagadura ihene ntabwo hidagadura abantu nidagadura ubwo aragumaho imikino gusa ubwo ndimo ndibaza akarasisi kakorwaga asikarasisi ubu debeni yafasha abantu bagira ihene ngo bajye kwidagadura
ibyo mbonyeho ndumiwe. Imboga irarisha imbere imboro y'umwami. Ndumiwe niko wavuze. Akarasisi kari umutambagiro uyobowe. Bagiye kuvuga ibintu bikomeye muri ikiganiro. Rekera ibintu byo kuvuga ihene n'imyidagaduro. Rekera hosa winsetsa. Ukantu narasetse ndwara umutwe. Noneho nakubukunda abantu bose bavuga ngo ni urubuga rw'imikino n'imyidagaduro. N'imyidagaduro kubavuga abana bidagadura. Bidagadura abana b'ihene. Niba Kid. Yewe n'umwana w'ihene ngo yitwa Kid. Burya? Nijye baba bavuga. Ezatse mbarekera utumye nseka amarira araza. Umva ngiye kuvuga ibintu biri seriye reka mbe seriye hano. Rwose. Biriko biri. Ariko rero ikibazo ndacyumva. Burya dore umugabo umwe yigeze gusohokana umugore wari mwiza pe. Ari mwiza ngira ngo wumvishike nuko bigeze kumuririmba ati uriya mugabo wasohokanye umugore muri hoteli Kiyovu. Bagahita bamumutwara. None nibyo nangareba nanjye yari ari mwiza bakamunwara. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Kanyo ukina muri iriya filime abantu benshi bafashe nka Kanyombya wakundanaga na nyina wa Mbogo. Urukundo rwawe na nyina wa Mbogo rwari byo muri filime gusa cyangwa nyuma harimo n'akandi inyuma ya filime? Ku izina rya Yesu. Ibyo bintu ndabyamaganye ku izina rya Yesu. Niba mvuze ku izina rya Yesu ngo abantu bari kubyumva. Reka. Ntabwo bishoboka. Nguruwe ninde wa nguruwe nawe wantumbiwe. Niko wanturowe niwe mbuze. Kandi ngewe Irene ntakubeshye ntago ushaka kwangira umuntu ukuntu ameze. Sinshobo igihe cyose reka nkubwize ukuri Irene igihe cyose utambangamiye ku giti cyanjye ngo nkwange nkanjye Brian sinshaka kwanga. Sinshaka kwanga kwera ko Irene yakwanze ngo nanjye mite nkwanga. Irene reka nkubwize ukuri ariko hari abantu hari igihe njya mbona Imana izahanira abandi bantu Kigali. Urabona nkanjye ngira mu nyangire. Gihe yumbwiye ngo twanga umuntu gihe tamwanga. Ikaguhana kubera Kigali utazi nibyo urimo. None se Irene ngewe niba nkwanga mpaka n'uyungu yakwange. Urabona nkanjye ngira mu nyangire. Gihe yumbwiye ngo twanga umuntu gihe tamwanga. Ngewe bura rwose ngira ka mu nyangire. Urukumva kandi none ni groupe dufite groupe y'abantu bafite ba munyangire. Gango ku mutima. Fusharuka. Ngo kwera ko nakwanze kuko ari inshuti yanjye. Wapi byo niko byatsi nibyakabaye byo. Niba Irene wankoshereje ndakwanga nka Irene. Ariko nago bize ko inshuti yawe nayo turi guta tugirana ikibazo. Nta nubwo agomba kuyisaba ko igomba kukwanga wowe. Ndakwanga nkawe wowe nkwange kubera yuko ufite ikintu wankoreye kibi. Nawe ningukorera amakosa uzanyange nka Brian. Bajamana imikoroje ni bapa. Abusira abantu bagereza mu nyangire vangu y'umubwiye ngo twanga uyu muntu ahita kwanga. Akanyanga mu mutaranda kakuru. Uyu mureba yitwita iwacu Bruce Melody akaba ari umuturanyi wanjye rwose ikanunga twarakubuze rwose umwego mu nama y'umutekano ntuheruka amafaranga y'ibishingwe n'isuku nayo nyina ikigenda urumva umugana wibuka ubushize hari ibiti yabuze iri kumwe na kupakupe ebyiri warazibonye ikindi kandi uva mu bubiri imbwa zawe rwose zirara zidusakuriza amanywa nijoro. Imama y'Imana ntabwo ikunda indi kiyisakuriza zirambangamira cyane sinzi icyo uzazishyira ariko rwose umenye ko ikindi cyanyuma umudugudu yavuze ngo uvuye muri Amerika wibuke rwose niba utatuzanye isambaza n'isombe birakurira urasubirayo gutyo rwose kuramo ingofero ntukaburane n'abantu Sunda mwanguvu. Ntiwavuze se ngo nagukinywa inzoga? Imana yaravuze ngo kubwinda yananiye njye ndanywa gakeya. Singiye kuzavamo umwuka mana.
abakobwa bafite igisika cyiza bafite igisika cyiza dore kurwara dubaretewa dore kurwara dubarete tangura mu miresikwane menya yikiva ku gisika cya mama ntabwo umenya ataragoje mu kanwa neza kuko hari ibintu binanira ndukuye kamere fonde Father fucker. Friend fucker. Sister fucker. Azajya nanjye mba ndi kuri gitero nefi namamaza isi amen datera ndakwinginze n'aba bashyitsi bose bangendereye nabo n'aba baturanyi banjye nabo ujye ukomeza kubaha imbaraga nabo kandi baride nabo amanywa na nijoro nanjye hari roveyo ngaho reka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengera Imana ibahe umugisha Mana iri dake na Sodoma na Gomora ahubwo mu magambo uvuye yanyweye mukoro tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubw'icyo tukundo kwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubaha umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bagenda imbere ubagenda imbere nabo bakugenda inyuma ugenda ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyaguhora kugobana bazaneza imbere nanjye njye nimbona yuko nambaye ipata ya cy'ubutangiza nyaguhora ku ngoma nsebye nk'ingingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen kano kana disi karahungabanya mu mutwe ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro byiza cyane crash lemon para nkwi